ubusa, ni nako ijambo ryawe rimanuka ntirisubiraho ridakoze icyarizanye, ntirijya rimanukira ubusa. Data nirize nirikore. Natwe turiteguye, turatuje, uvuge mwami. Data, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze mwami w'abami. Rero duciye bugufi kugira ngo tukumve, tukwakiriye kandi mu mukozi wawe, tugukomera amashyi, tukuvugiriza impundu mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze. Mwaramutse neza. Kino gitondo dushimye Imana duhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo, ariko nshimiye cyane n'umushumba bye wacu Bishop wampaye uyu mwanya nawe kugira ngo nganire ijambo ry'Imana. Aho ari Imana umugisha, tumwifuriza umugisha aho ari. Reka twihute dusome muri Yosuwa ibice 5, duhere ku murongo wa 2, tureta dusimbuka dusome 10 kugeza ku 15. Yosuwa ibice 5, nibaza ko twahageze. Ni kuri page 210 n'isezerano rya kera. Reka dusome. Haravuze ngo iki gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturira amabuye atyaye mukebe Abisiraheli ubwa kabiri. Yosuwa asatura amabuye atyaye akebesha Abisiraheli ku musozi Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa bakebesha ngiyi: abagabo bose bari baravuye muri Egiputa, bari baraguye mu nzira inyura mu butayu, barimo ingabo zose, nibo bari baravuye muri Egiputa. Dusimbuke umurongo wa 10 hepfo. Nuko Abisiraheli babamba amahema i Gilugali, baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'Yeriko. Bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tutasembuwe n'ibigori bikaranze. 12. Nuko bukeye bw'uwo munsi barireho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abisiraheli ntibongera kubona manu ukundi, habwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'i Kanani. 13. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, jyewe umugaragu wawe untegetse iki? 15. Nuko umugabo w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Amen. Tuganira ku magambo y'Imana Imana yashyize umutima wanjye, kandi nibwira ko nuza kuba hano rwose nagusabiye, nagusengeye, ntabwo uza gusigara uko wari umeze. Hari ibintu Imana iza gukora mu buzima bwawe. Tujye kureba ku bintu 5 bigufasha gutsinda Yeriko ukinjira muri Kanani. Muri aya magambo dusomye turaganiramo ingingo 5 ziza kudufasha gutsinda Yeriko ukinjira muri Kanani. Ndagira nkwibutse ngo Kanani ntabwo ari mu ijuru, ntabwo hataba ibibazo. Kanani naho wagenewe kuba, ni muri destiny yawe, ni mu mugambi w'Imana. Ariko kugira ngo ugere muri Kanani hari ikibaya cyitwa Yeriko, hari inkike z'Yeriko ugomba gutsinda. Izo nkike z'Yeriko rero ntabwo urwo rugamba barurwana nk'urugamba rusanzwe rundi. Turareba ibyo Imana, uburyo yamubirije ingabo za Yosuwa n'Abisiraheli bose kugira ngo bambuke muri Yorodani, ariko icyari gikomeye cyane ni Yeriko. Yeriko rero yasabaga ibintu 5 kugira ngo bayambuke, kugira ngo bayicemo bagere muri Kanani. Kanani naho wagenewe kuba. Hari igihe tubaho mu buzima tutaraho twagenewe kuba, ariko nuza kumva aya mahame 5 Imana yategetse Yosuwa n'Abisiraheli, ndakubwiza ukuri uzabaho uri umuntu ugarurira
imijyi Uwiteka. Hari igihe imijyi iba iri munsi y'ububata, hari igihe umuryango uba uri munsi y'ububata, hari igihe n'ubuzima bwawe buba buri munsi y'ububata. Ariko aya mahame nuyafata neza ukayagenderamo, Bibiliya ijambo ry'Imana ni ijambo ry'amahame. Hanyuma nuyiga neza uzagarurira Uwiteka imidugudu yanyazwe. Uzagarurira, hari igihe n'itsinda runaka, itsinda hano tuba mu matsinda menshi, hari igihe riba riri hakuno ya Yorodani ritaragera muri Kanani ya. Bibutse ko Kanani ntabwo ari mu ijuru, ariko ntawe wageneye kuba na mu mugabane wawe. Rero kugira ngo utsinde ariko winjire muri Kanani bisaba amahame 5. Bisaba amahame 5, niyo tugiye kurebaho iby'Imana yabwiye Yosuwa. Iramubwira ngo ugomba kumubiriza izi ngabo Abisiraheli. Mbibutse ko urugamba rwo hakuno ya Yorodani bari bararwanye ndetse baranatsinda, ariko urugamba rw'Iyeriko rubinjiza muri Kanani rwasabaga strategy ziri mu rwego ruhambaye. Niyo mpamvu Bibiliya inatubwira ko umugaba w'Uwiteka ubwe yaje nka chief commander uje kuyobora urwo rugamba. Yosuwa asa naho avuyeho, haza umugabo w'ingabo z'Uwiteka, marayika w'Uwiteka, Kristo abari buza kuyobora urwo rugamba. Bivuze ngo iyo tujya kwegera Kanani twinjira mu masezerano, hari imbaraga nyinshi zidusaba. Izo mbaraga rero ntabwo wazishoboza ubwawe, bisaba amahame no kubatewe umwete n'Imana. Amen. Biramugeze ngo tugiye kwiga kandi turinjira mu mugambi w'Imana. Icyambere Imana yababwiye n'amagambo yababwiyemo ibintu 5. Icyambere Imana yababwiye turaza kurebamo nicyo yababwiye. Yarababwiye ngo ni ikimenyetso cy'amaraso. Bagombaga kuba bariye Pasika. Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo bano bantu ngiye gutera umwete wo kuzambuka bagafata Yeriko bakayihirika bakinjira Kanani. Imana irababwira ngo bagomba kuba bariye Pasika. Kuki bagombaga kurya Pasika muri iyo minsi? Kugira ngo winjire muri Yeriko uyihirike ugomba kuba ugaragarwaho n'ikimenyetso cy'amaraso. Ikimenyetso cy'amaraso. Pasika ryari nk'igihango bari bafitanye n'Imana. Muri buka nusoma mu Kuva, bakozi babidushyiriye hariya, nusoma mu Kuva ibice 12 no dusanga Abisirayeli baziriza Pasika ya mbere. Pasika ya mbere bagombaga kwirya bati. Bibiliya tubwira ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanyirizo z'imiryango zombi no mu ruhabano rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Pasika ya mbere Abisirayeli bariye bagiye kuva muri Egiputa, bagombaga kubaga umwana w'intama. Icyambere yabaga azira inenge, amaze umwaka, ngo bakamuryana n'imboga zisharira, bakamuryana n'imitsima ngo idasembuye. Hanyuma ngo uwo mwana bagombaga kubaga, icyari ikimenyetso gikomeye, bagombaga gusiga amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango yabo kugira ngo umurimbuzi naza kuhagera ntaze kubarimbura. Hanyuma Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo kugira mwinjire mutsinde Yeriko ntabwo muza kurwana nk'ibisanzwe, mugomba kuba muriho ikimenyetso cy'amaraso. Mugomba kubanza kurya Pasika nk'ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo abinjira bose bajya muri Kanani bagomba kuba bariho ikimenyetso cy'amaraso. Amen. Ihame rya mbere ry'umuntu uhirika Yeriko akinjira muri Kanani ye agomba kuba ariho ikimenyetso cy'amaraso. Yaravutse ubwa kabiri, akizera imbaraga z'umusaraba, akizera urupfu rwa Kristo rwaduhaye ubugingo, rudutsindira urubanza rw'iteka, dukurwa mu barimbuka twinjira mu bahabwa ubugingo bw'iteka ryose. Rero ibingibi bagombaga kubikora gute? Bagombaga kurya uyu mwana w'intama, bakongera bakamubaga azira inenge, umaze umwaka, bakamuryana ngo n'imboga zisharira. Imboga zisharira ngo byari ukwibuka imibabaro bahuriye nayo muri Egiputa, kugira ngo batazasubirayo. Buriya impamvu abantu basubira inyuma mu byaha nuko bataba baributse ububi bw'ibyaha. Uburyo Satani yadutwazaga igitugu. Satani uburyo yagutwazaga igitugu akuraza mu kabari, bya bindi byose. Rero bagombaga kumuryana n'imboga zisharira kugira ngo bajye bibuka uburyo muri Egiputa hari habi. Ikindi bagombaga gukora, ngo bagombaga kumuryana n'imitsima idasembuye, bakikuramo buri mitsima yose, buri musemburo wose, buri kibi cyose cyabaga kiri muri bo. Rero umuntu Imana itera umwete kugira ngo ahirike Yeriko agomba kuba agaragaho n'ikimenyetso cy'amaraso. Ntushobora guhirika Yeriko, ntushobora kwinjira muri Kanani utaravutse ubwa kabiri, utarya uyu mwana w'intama.
abarya uyu mwana w'intama ntabwo bagira intege nkeya, abarya uyu mwana w'intama ntabwo bazananirwa mu rugendo, abarya uyu mwana w'intama ibihe bizakomera ariko bazakomerana nabyo, abarya uyu mwana w'intama isi izahinduka ariko ntibazahinduka, abarya uyu mwana w'intama. Rero umuntu utera umwete abandi kwambuka, umuntu wambuka akagera i Kanani yahiritse Yeriko, agomba kuba afite ikimenyetso cy'amaraso. Haleluya, haleluya. Yarariye umwana w'intama rwose, yaramuriye kandi araryoha. Yesu araryoha. Hari indirimbo baririmbaga kera ngo yaturitiye za mitsingi na zaki, nta nubwo agereranywa n'ibyo ngibyo, asumba ibyo ngibyo byose. Yesu araryoshye, kumuryana n'imitsima idasembuye, ukamuryana n'imboga zisharira, araryoshye, afite ubuzima muri we. Rero Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo urugamba mugiye kujyamo rurakomeye, mugomba kuba mwariye Pasika, mugomba kuba mufite ikimenyetso cy'amaraso. Ntabwo ushobora kwambuka ngo ujye mu masezerano udafite ikimenyetso cy'amaraso, utarizeye izi mbabazi z'umukiza, utaravutse ubwa kabiri. Iki kimenyetso kikuriho. Muri mbye yaravuze ngo muba yacunguje amaraso ngo nanjye ndimo. Aya maraso niyo yaducunguye. Urabyizeye, urabigendera, warabyakiriye. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, bagombaga kuba barakebwe, gukebwa. Yes, bakoze cyane, bari kubidushyiriraho. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo kugira ngo bano bantu Yeriko urugamba rubageza muri Kanani bagomba kuba barakebwe. Biri tubwira uburyo ngo bari bamaze imyaka myinshi batarakebwe, ngo bongera gukebwa bwa kabiri, kubera ko ngo bari barakebwe bose b'abagabo bari barapfiriye mu butayu. Hanyuma abasore bari baravukiye aho ngaho bari batarakebwa. Hanyuma Imana ibwira Yosuwa ngo kugira ngo bano bantu bambuke bagere mu masezerano bahirike Yeriko, bagomba kuba bakebwe. Gukebwa ni ukugaragaza ikimenyetso cy'impinduka ku buzima bwawe. Ntabwo Bibiliya dusaba gukeba iyi mibiri. Umva kuntu Abakorino bavuga. Abakorino ba Kolosayi 2:11 havuze ngo muri we ni nabo namwe mwakebwe. Gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo gukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Gukebwa bababwiraga cyari, urumva, gukebwa kwa mbere kwabayeho, Imana yagutegetse Aburahamu, cyari nk'ikimenyetso cy'igihango bagiranye. Irabwira Aburahamu, irabwira ngo kugira ngo tugirane igihango, tugirane isezerano, mugomba kuba mwarakebwe. Hanyuma Imana tubona igomya kubitegeka Abisiraheli kugira ngo berekane nk'igihango bafitanye, isezerano bafitanye n'Imana. Hanyuma Paulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo gukebwa Imana ikeneye ntabwo ari ugukebwa ko hanze, ntabwo ari ugukebwa kw'inyuma ku mubiri oya. Imana irashaka gukebwa ko mu mitima yanyu. Ntabwo ushobora guhirika Yeriko, ntabwo ushobora kwinjira muri Kanani utarakebwe mu mutima. Nakunze Bibiliya tubwira ngo bamaze gukebwa, ngo bakebeye ahantu bita Gilugari, ngo bamaze gukebwa biratubwira ngo Uwiteka ngo bakuraho igisuzuguriro, ngo Abanyegiputa babasuzuguraga cyose. Iyo abantu bamaze gukebwa bakurwaho igisuzuguriro. Itorero ry'Imana impamvu ririho igisuzuguriro nuko abantu batakebwe mu mitima, nta kimenyetso cy'impinduka kigaragara muri bo. Impamvu aho twirirwa mu kazi naho dukora n'ibyo twirirwamo byose dufite igisuzuguriro nk'itorero ry'Imana cyangwa nk'abizera, nuko tutakebwe gukebwa ko mu mutima. Ariko iyo abantu bamaze gukebwa ko mu mutima, igisuzuguriro kiva ku itorero ry'Imana. Bibiliya tubwira ngo Uwiteka bakuraho igisuzuguriro cyari kibariho, Abanyegiputa babasuzuguraga. Kubera ko nimba utagaragaza ikimenyetso cy'impinduka, biragoye ko usa na wa wundi mwirirwana, usa na wa wundi urara mu kabari, usa na wa wundi urara muri buwate, usa na wa wundi uca inyuma umugore we. Nimba nta kimenyetso cy'impinduka ugaragaza, uriho igisuzuguriro. Kubera iki? Ibyo ukora nawe arabikora, ntaho mutandukanira. Ariko Imana ibwira Yosuwa, irabwira ngo ikigomba gutuma mutandukana n'abano bantu nuko mugomba gukebwa, mukagaragaza ikimenyetso cy'impinduka. Mugakebwa atari ugukebwa kw'inyuma, ahubwo gukebwa ko mu mutima. Kandi gukebwa ko mu mutima habaho kooperasiyo yacu n'Imana. Imana ubwayo niyo itera intambwe kugira ngo idutunganye rwose. Ariko habaho n'uruhare rw'umwana w'umuntu. Ntabwo Imana itarakora uruhare rwayo, ntabwo wakora urwawe. Ariko nanone Imana yakoze uruhare rwawe rwo kwireherezaho, ntukore urwawe, biragoye ko wakebwa mu mutima.
ariko bisaba ko wowe wemera wowe ubwawe ukemerera Imana, hanyuma n'Imana igakora umurimo mu mitima yacu. Gukebwa ko mu mutima ntabwo ari twe tubyishoboza, ntabwo ari ubyishoboza. Icyo gusa Imana ikubwira gusa ngo mu mutima wawe, mwana wanjye, mu mutima wawe nyemerera ubugingo bwawe, nyemerera nkora akazi muri wowe. Buriya ikintu gikomeye tubura nuko tuburira Imana umwanya. Tuburira Imana umwanya no gukora akazi mu mitima yacu bikagorana kubera ko twaburira Imana umwanya. Ariko Imana iri kuguhamagara ngo irifuza gukeba umutima wawe, ngo ikureho ibikoba byose, ikureho intege nke zose, ikureho buri kintu cyose gituma utaba umucyo aho wirirwa, bituma udashobora kumobiriza abandi. Ntabwo ushobora gufata karitsiye, ntabwo ushobora gufata imidugudu wigarurira Imana utarakebwe umutima. Ntabwo ushobora guhindura abandi nawe utarakebwe umutima. Nta kintu na kimwe ushobora gukora ukiri igisuzuguriro. Biratubwira ngo bamaze gukebwa bakurwaho igisuzuguriro cyose. Abanyegiputa babasuzuguraga. Imana igushoboze gukebwa ko mu mutima mu izina rya Yesu. Niba twifuza itorero ry'imbaraga, niba twifuza itorero koko rigera mu mugambi w'Imana, nuko tuba twarakebwe, gukebwa ko mu mutima, atari gukebwa kw'inyuma. Kandi uku gukebwa iyo twakebwe umutima ngo ni sinye ya covenant, ni sinye y'igihango tuba dufitanye n'Imana. Igihango ugirana n'Imana nicyo Imana yabwiraga Aburahamu, iramubwira ngo igihango tuzagirana nuko mukebwa mugatandukana n'aya mahanga yose. Natwe igihango tugirana n'Imana ni sinye yo guhinduka, n'impinduka tugaragaza. Uko twahindutse, uko tugaragara, twarahindutse mu mivugire, twarahindutse mu migendere, twarahindutse mu buryo tubaho. Twebwe bakera barahindutse, ntabwo tukiriho, ni Kristo usigariho muri twebwe. Twarakebwe, gukebwa ko mu mutima. Mwami tumukomera amashyi. Icya gatatu bagombaga kuba bafite, ariko reka dusome iki cyanditswe cyo mu Baroma wumve gukebwa icyo bivuga cyane. Abaroma 2:28 nakidushyirireho tukirebe. Abaroma 2:8 umva kuntu havuga Bibiliya. Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri, ahubwo umuyuda mu mutima niwe muyuda. Kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Urumva wa muntu wakebwe mu mutima, wakebwe mu mutima agakebwa no mu mwuka. Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo afite ishimwe ry'abantu gusa, oya, afite ishimwe ry'Imana. Imana iramuzi, iramwirata, Imana iramuzi, imuhamya mu bandi. Kubera iki? Yarakebwe, gukebwa ko mu mutima. Umuyuda nyakuri Bibiliya ivuga, iki ni Pawulo yabibwiraga Abaroma. Abayuda birataga ko bafite gukebwa ko ku mubiri, ariko arabwiraga umuyuda nyakuri ntabwo ari wakebwe ku mubiri, oya. Ntabwo umukristo nyakuri ari ubyitirirwa, ari ufite ya titire, aruza mu rusengero buri munsi ku manywa n'ijoro, oya. Umuyuda nyakuri wakijijwe by'ukuri ni uwakiri ku gukebwa kw'imbere ko mu mutima, ko mu mwuka. Kandi ngo ntabwo ashimwa n'abantu, oya, ashimwa n'Imana. Imana iramwirata, Imana imufite nk'ishema. Bene abo ntabwo Imana ikorwa isoni zo kwitwa abantu bayo. Bene abo bantu bakibwe gukebwa ko mu mutima. Bibutse turi kwiga amahame adushoboza, byanze bikunze tugomba kwinjira tugahirika Yeriko. Sinzi Yeriko iri imbere yawe, sinzi Yeriko iri imbere y'itorero, sinzi Yeriko iri imbere y'umuntu uwo ari we wese, ariko nagutumweho hari amahame tugiye kwinjiramo. Byanze bikunze iyi Yeriko irazaguhirima mu izina rya Yesu. Turinjira mu mugambi w'Imana, turinjira mu cyo Imana yatuvuzeho, turinjira mu masezerano y'Imana. Icya gatatu, umuntu ukora mobilisation akinjira mu mugabane w'abana b'Imana, akinjira muri. Icya gatatu kiravuga ngo bagomba kuva kuri manu bagatangira kurya ibigugu. Bibiliya tubwiye ngo uwo munsi bakimara kuziririza Pasika bamaze gukebwa, Bibiliya tubwiye ngo manu ntiyongera kuboneka ukundi, ngo batangira kurya ibigugu byo muri icyo gihugu, batangira kurya imyaka yo muri icyo gihugu, batangira kurya ibyimejeje, batangira manu ni ibyo kurya bya provision Imana yamanuraga byo muri icyo gihe nyine. Ariko umuntu ukwiriye kumobiliza
gutsinda guhirika Yeriko akinjira muri Kanani, ntabwo ari umuntu ugitunzwe na manu. Oya, agomba kuba yaravuye kutungwa na manu akagera igihe cyo kurya ibigugu. Ibigugu ni maturité spirituelle, ni ukwinjira mu rundi rwego rwo mu mwuka rudasanzwe, kubera ko ukiri wa muntu w'umwana ukiramizwa amata, biragoye ko hari ahantu utagera, biragoye ko wagarurira Uwiteka ibihugu, wagarurira Uwiteka imidugudu yanyazwe. Bigusaba kuva ku rwego rwo gutungwa na manu ukinjira aho utungwa n'ibigugu. Umva ku ijambo ry'Imana tubwira mu Baheburayo ngo nicyo gituma tudakwiriye guhora mu bya mbere bya Kristo, ngo ahubwo tukigira imbere tukagera aho dutunganyirizwa rwose. Dukwiriye kwigira imbere tukava mu bya mbere bya Kristo. Ukiri mu bya mbere bya Kristo biragoye ko wagarurira Uwiteka, biragoye ko wahirika Yeriko. Nta muntu urya manu uhirika Yeriko, nta muntu urya manu wambutsa abantu ngo bageze muri Kanani. Ntabwo wakambuka, ntabwo umuryango wawambutsa, ntabwo itorero waryambutsa, ntabwo korari wayambutsa, ntabwo abadiyakoni wabambutsa, nta kintu na kimwe wakambutsa ugitunzwe na manu. Ariko ijambo ry'Imana riduteye umwete, dukwiriye kuva mu bya mbere bya Kristo tukagera aho dutunganyirizwa rwose. Buriya hari ibintu iyo tugitunzwe na manu, Imana ibiki tureba ikabona hari ibintu Imana itanakubwira, hari n'ibintu Imana itanagukoresha, hari n'ahantu Imana itakugeza. Kubera iki? Uracyatunzwe n'amata. Nibyo, nimba umaze umwaka umwe cyangwa ingahe, ariko Imana igupima ku kigero bitewe n'igihe imaze yarakwigaruriye. Hari igihe tumara imyaka 5 cyangwa 10 ugasanga turacyabaho nk'ubuzima bugutungwa na manu, kandi twakwiriye kuba turya inyama byo kurya bikomeye by'abantu bakuze, ariko Imana ikaba ikiturereresha manu n'amata y'umwuka tukiri ababebe spirituel. Nta mubebe ujya ufata Yeriko, nta mubebe uhirika Yeriko. Amusori kuvuga gutyo. Nta mubebe spirituel ujya uhirika Yeriko. Yeriko ni intambara ikomeye cyane itarwanwa n'abana. Intambara ikomeye irwanwa n'abantu bavuye ku byo kurya by'abana bakajya ku byo kurya by'abantu bakuru. Mva kuntu Paulo, natwereke icyanditswe gikurikiye Paulo yandikiye Abakorinto. Buriya iyo tukiri abana hari ibintu twivutsa. Next, kora next. Iyo tukiri abana, Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa mbere n'uwa 3. Umve kuntu Paulo abwira Abakorinto, arababwira ngo bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere cyangwa abana b'impinja muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha, kuko mukiri aba kamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye aba kamere koko? Ntimugenza nk'abantu. Paulo asurira itorero, yexpectingaga ko riba ryibuze hari level ya maturité bagezeho ku buryo yabaganiriza iby'umwuka bidasanzwe. Ariko abagezeho arababwira ngo nji wanyu ntabwo naganire namwe nk'abantu bakuze, ntabwo mwari kubyumva, mwari mukiri abana, mwari mukiri ababebe spirituel, mwari abakamere. Mvugana namwe, navuganye namwe nk'abantu ba kamere. Kubera iki? Nasanze ishyari rikiri muri mwebwe, nasanze inzangano zikiri muri mwebwe, nasanze amoko akiri muri mwe, nasanze hari ibintu byinshi bikiri muri mwebwe bituma mukiri abana, mukiri abo kuramizwa amata, mukiri ba bantu bo kwihana imirimo ya bintu by'ibanze, imirimo ipfuye. Urwo nirwo rwego nabasanzeho, kandi suko nabizeraga ko muri kurwo rwego. Nizeraga ko mugombye kuba muri ahandi hantu je kubaganiriza iby'ubwami bw'Imana bidasanzwe, uko tugiye guhindura ibihugu n'amahanga. Ariko nsanga bwanyu haracyarimo ishyari, haracyarimo inzangano, haracyarimo ibindi bintu byose bituma ntaganira namwe nk'abantu b'umwuka, nganira namwe nk'abantu ba kamere. Umuntu uhirika Yeriko akinjira muri Kanani agomba kuba yaravuye kuri level ya bebe akagera kuri level ya maturité, aho atagitunzwe na manu, ahubwo atunzwe n'ibigugu. Ubwo buzima yarabutambutse. Hariho wajyaga dusetsa ukasanga abumbura nka Bibiliya, urabona ngo agiye gupfomboza ngo ahagwa niho haza kuba hari mufasha. Yafomboza akabaguye wenda nkuko hari amaterima akomeye muri Bibiliya, akavuga ati ibi ntabwo ari ibyanjye, reka nongere mfunge. Akongera agafunga,
akongera agafomboza, yagira Imana akaba nk'uri Zaburi cyangwa mu migani, ataho niho hangeri ni ubwo buzima umaze imyaka 5, 6 bwo gufomboza, Imana izaganira nawe gute? Bwo gufomboza ngo urebe ngo iki Imana iri kuvuga. Iyi Bibiliya Imana iravuga ku manywa na nijoro, ikibazo ni wowe gusa udakeneye kurya. Nutarya uzaba ingwingire, uzahora uri umwana. Ariko abantu bahirikaye ariko bakinjira muri Kanani n'abantu bavuye mu gutungwa n'amana, basigaye batunzwe n'ibigugu. Ibigugu muzi nk'ibishyimbo, ibishyimbo by'ibigugu muzi kuntu biba bitandukanye na bya bishyimbo batekeye aho ngaho cyangwa bakimara bikiri bishyashya. Kubitandukanya ntimuzi kubitandukanya. N'uburyohe bwabyo biba bungana? Ntabwo bingana. Rero ubuzima bw'umwuka ufite nibwo buzima buzagushoboza guhirika iri kiri imbere yawe. Turaza gusenga, ndi kugira ngo tubanze twigaye amahame, turaza gufata umwanya wo gusenga. Iheri kwiri imbere yacu nk'abana b'Imana igomba guhirika mu izina rya Yesu Kristo. Iri imbere y'itorero, iri imbere y'ubuzima bwawe, iri imbere y'umuryango wawe. Tugomba kugarurira Uwiteka imidugudu yanyazwe. Icya kane nagikunze cyane, bagomba kuba bafite inkota, ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwira uburyo ngo Yosuwa amaze kujya muri izo pozisiyo zose, Yosuwa yari umusirikare ukomeye, uzi urugamba, uzi kurwana, uzi ibintu byose, strategy zose. Hanyuma urwo rugamba rw'Yeriko rwamuteye ubwoba. Impamvu rwamuteye ubwoba nuko Bibiliya itubwira ngo bamaze kugera muri icyo kibaya cy'Yeriko, ngo asa n'ubura amaso, agenda yegereye imbere gatoya, ngo ahasanga umugabo ufite inkota. Yosuwa kubera ubwoba bw'Yeriko bwari bwamukanze na strategy ze isa nkaho zari zamushiranye, ngo abaza uwo mugabo. Ubundi Yosuwa ntabwo nka chief commander ntiyarakwiriye kubaza uwo mugabo, ariko kubera iki yageze mu gihe atenebutse nawe avuga ngo ntabwo nzi biza gukurikiraho, reka mbaze uyu mugabo numva amakuru ye. Biratubwira ngo abona uwo mugabo, nuko Yosuwa yegereye Yeriko, ngo yubura amaso, ngo abona umuntu uhagaze amwerekeye, ngo afite inkota mu ntoki. Yosuwa ngo amwegeye aramubaza ati, mbese uri mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu? Kiriya kibazo ni ikibazo cy'ubwoba. Ntugire ngo ni ikibazo cy'umuntu ushize amanga, chief commander uri ku rugamba, kubaza kiriya kibazo usanze umuntu utazi, ugatanya kumaze uri mu bacu nkwiyungeho, uri mu babisha bacu, byibuze sarendinge. Mbese ni ikibazo cyerekana ubwoba yari afite kubera urugamba rw'Yeriko yabonaga. Hanyuma icyo nakunze, uyu mutware yabonye yari afite inkota. Haleluya. Yari afite inkota, kandi ni inkota mu zindi Bibiliya berekana ko ari inkota yavuye mu rwubati. Ni inkota yiteguye kurwana, ntabwo ari inkota iri mu rwubati ititeguye kurwana. Ni inkota yavuye mu rwubati, yagambiriye gutangira urugamba. Amen. Umuntu umobiriza abandi cyangwa utera abandi umwete wo gufata Yeriko ukinjira muri Kanani agomba kuba ayobowe n'amahame y'ijambo ry'Imana, ibyibanze by'ijambo ry'Imana, abizi neza, akaba afite inkota y'ijambo ry'Imana. Inkota y'ijambo ry'Imana. Kubera ko uru rugamba rutandukanye n'izindi yari yararwanye. Izindi ngamba yazirwanye muri strategy ze, yazirwanye mu bwenge bwe, ariko uru rugamba agiye kurwana rurashingira ku mahame, rurashingira ku cy'Imana iri kuvuga, rurashingira ku gutega amatwi Imana, rurashingira mu kumva commandement za Kristo, rurashingira mu kumva, mu gutega amatwi, rurashingira mu busabane. Kubera ko hari aho uri bugera kubwira ngo icara, hari aho bugera kubwira ngo zenguruka, hari aho uri bugera kubwira ngo ntago barwana gutyo. Uru rugamba rurashingira ku mahame y'ijambo ry'Imana. Rero Yosuwa agomba kuba yitwaje iri jambo ry'Imana, agomba kuba yitwaje amasezerano. Mwami tumuhe icyubahiro. Yosuwa ntabwo agomba kururwana nk'urusanzwe. Yarasanzwe arwanisha abasirikare bakomeye, ariko imbaraga z'abasirikare zacitse intege. Mwarabibonye ni musoma mu bice bibanza, imbaraga z'abasirikare zacitse intege, bageze ahantu batari burase, bageze ahantu batari butera amacumu, bageze ahantu bakeneye kumva icyo umwuka ari buvuge, bageze ahantu bakeneye kwicara ku birenge by'Umukiza bakumva amagambo ye, bageze ahantu ibiza gukorwa byose birashingira ku cyo ko chief commander aza gutanga, birashingira ku ijambo ry'Imana, birashingira mu kumva icyo umwuka ari kumubwira.
ntabwo biza gushingira kuri strategies, oya biraza gushingira ku cyumvi cy'umwuka. Kandi nakunze iyo umuntu yiteguye kumva Imana arayumva. Uzi impamvu tutumva Imana? Nuko duhora mu rusaku. Duhora mu rusaku. Ntabwo kumva Imana ari impano, ntabwo ari impano. Hari abatekereza ko kumva Imana ari impano, ya Bibiliya avuga ngo buri intama zanjye zose zumva ijwi ryanjye. Revo yose uriho birashoboka ko Imana yakuganiriza. Ababyeyi muri hano, iyo uganiriza umwana w'amezi 6 ni kuganiriza umwana w'amezi w'umwaka 2. Kandi uko umuganiriza amenya icyo umubwiye, nimubwire ngo baba arabimenye. W'amezi 6 ubuzi ko uri umukominika akabyumva. Niba umubuje ikintu akaba azi kukimubujije. Umwana w'imyaka 2 uko umuganiriza ntubizi. Kuganiriza umwana w'imyaka 5 ntubizi. Kuganiriza wa 10 umaze kuba ingimbi n'umwangavu. Ukuganiriza umusore ntubizi. N'Imana rero, kumva Imana ntabwo bidepanda n'igihe umaze mu rusengero, ya ntabwo bidepanda, ntabwo ari impano. Ntabwo ari impano. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Keretse nimba utari intama. Ikibazo duhora mu rusaku. Duhora mu rusaku, kumva ijwi ry'Imana biratugora kubera ko duhora mu rusaku. Kandi inzira Imana ivugiramo ziratandukanye. Ikibazo kitwica ni urusaku duhoramo. Urusaku rwinshi duhoramo rutuma tutumva ijwi ry'Imana. Rero umuntu wirika Yeriko agomba kuba yumva Imana, yumva afite ijambo ry'Imana muri we, yiteka kugarurira Uwiteka gakondo. Turaza gusenga muri kino gitondo. Icya gatanu ni ugukwetura inkweto. Ukwetura inkweto. Bibiliya itubwira uburyo Yosuwa amaze kugirana ikiganiro n'umugaba w'ingabo z'Uwiteka, yamubajije ikibazo, aramubwira ngo none se ngewe untegetse iki? Umugaba w'ingabo z'Uwiteka aramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze ari ahera. Gukwetura inkweto, Abisirayeli bari basanzwe bagiriye umuhango wo gukwetura inkweto. Gukwetura inkweto byari ugutanga ububasha. Byari ugutanga ububasha ukabuha undi muntu ukurusha cyangwa ukurushije imbaraga. Nakore next murebe muri Rusi ibice 4 umurongo wa 7 n'uwa 8, mumve kuntu Bibiliya ivuga. Murete mubona gukwetura inkweto ni submission, ni ukwerekana ngo ngiye bino bintu ntabwo mbishoboye, nguhaye uburenganzira ngo ukore kino gikorwa wowe. Umva kuntu havuga muri Rusi 4:7. Kera uyu niwe wari umuhango w'Abisirayeli wo gucungura no kugurana kugira ngo byose bikomezwe. Umuntu yakweturaga inkweto ye akayiha undi, uko niko Abisirayeli batangaga umugabo w'ibyo. Uwo mucunguzi abwira Bowazi ati uyigurire akwetura inkweto. Gukwetura inkweto ni ugutanga ubutware, ni ugutanga ubusho. Kuvuga ngo ngewe ndasarendinze, ni submission. Hano dusomye muri Rusi, ni muri za nkuru za Bowazi yifuzaga gucungura umuryango Elimeleki, ariko hari hakiri umucunguzi wabo wa bugufi ku buryo Bowazi atari kubikora. Hanyuma hano tuhasanga Bowazi aje kureba umucunguzi wa bugufi, aramubwira ngo mu muhango w'Abisirayeli ni wowe ufite ubutware bwo gukora kino gikorwa. Uragura isambu yabo, ucungure Elimeleki na Nawomi, ariko uranatwemerera ushake Rusi. Noneho ni wowe ufite ubwo butware bwo kubikora. Hanyuma Bowazi aramusaba ngo nutwemerera urabikora, ariko nubona udafite ubushobozi bwo kubikora uranyemerera ukwetura inkweto, umubutware ngewe, umubushobozi ngewe nkora icyo gikorwa. Hanyuma uyu mutware abona atabishobora kuko atari gushaka Rusi, aravuga ngo nkweguriye ubutware, ndasaba umitinze ngewe, nkwetuye inkweto, ngwaye ubutware, cunguriye umuryango. Hano n'iki Yosuwa yakoze rero. Yosuwa niwe wari chief commander. Hano Yosuwa aje gutanga iherekanya bubasha. Aravuga ngo urugamba narwanye rwa mbere ninjye warurwanye nkanjye, ariko urugamba ruri imbere ndakwetura inkweto. Nta mbaraga, nta strategy, nta bushobozi mfite. Marayika w'Uwiteka niyo kwiriye kuyobora urugamba. Ikimenyetso cyabyo rero ndakwetura inkweto muye. Hallelujah! Yosuwa atanga ubutware. Aravuga ngo ninjye wari chief commander, ariko haje indi command mikomeye. Haje undi ndusha ubutware kugira ngo bihamye rero ndakwetura inkweto. Ndatanga ubwo butware
kuko uru rugamba ntabwo ari igice uyoboye, Uwiteka niwe ugiye kuyobora. Bene data, Yeriko ntabwo ihirikwa n'umuntu ubonetse wese. Umuntu winjiza abandi umugambi w'Imana, umuntu winjiza umuryango umugambi w'Imana, umuntu winjiza igihugu umugambi w'Imana, ntabwo ari umuntu ubonetse wese, ni umuntu wemeye inaringi igapfa, selfish igapfa, romwa. Urabona abantu dukunda kugaragara, dukunda kuboneka, dukunda kwitirirwa ibintu, iyo romwa iba muri twebwe. Ariko umuntu uhirika Yeriko akinjiza abantu umugambi w'Imana, ntabwo asigara ari ubikora, asigara icyubahiro cy'Uwiteka. Uwiteka asigara uri kubikora, asigara ari we uri gusohoza umugambi we mu bantu be, mu itorero rye, mu gihugu cye, mu muryango we. Yosuwa atanga ububasha, arabwira ngo ntanze ububasha, uru rugamba rukurikiyeho njyewe nari chief commander, ariko haje undenze ubutware, haje undenze ubushobozi. Ngo byagenze bite rero? Bibiliya tubwira ngo bamaze kumobiriza abantu kwambara imbaraga no kugendera muri ubwo butware. Nakunze uburyo urugamba rw'Yeriko rwarwana. Urugamba rw'Yeriko ntabwo ari urugamba rurwanwa mu mubiri, no. Yosuwa wari umenyereye intambara no gutwara ibikoresho n'ibindi byose. Hano noneho hagezweho kutarwanisha umubiri, hagezweho kutarwanisha intwaro. Yabaza ariko kubwira umujenerali ukomeye ngo uburyo muza guhirika Yeriko ngo muraza kuzenguruka bucece. Marayika aramubwira ngo uburyo muza guhirika Yeriko ni njye uza gutanga komandema. Murazenguruka Yeriko bucece mumare 6, iminsi 6. Hanyuma ku munsi wa 7 ngo muzazenguruka inshuro 7, ariko ngo abatambyi, haleluya, abatambyi bahetse isanduku bazazenguruka bavuza amakondera, bavuza inanga, namwe muzenguruke no musakuza. Iminsi 6 muzazenguruka mucecetse. Hanyuma umunsi wa 7 muzazenguruka 7. Ariko ntabwo muzazenguruka nk'ibisanzwe, muzazenguruka muvuza induru, muvuza mwinjiriraho mwinjirira. No, Yesu aribaza none se izi nduru zizahirika iki gikuta cya metero 50, izi nduru zahirika ibeto, izi nduru bucece buzahirika aya mabuye, izi nduru. Ariko kuko atari yari yatanze ububasha arabyemera. Ndakubwira ngo hari ibintu biri imbere yawe, hari urugamba ruri imbere yawe, emerera umwami gusa, emerera umwami. Umwami aje kurwirwanira. Sinzi komandema agiye gutanga, ariko Betesida hari kwinjira mu mugambi w'Imana. Umuryango wawe hari kwinjira mu mugambi w'Imana. Sinzi ibintu byadindiye, sinzi ibintu bimaze imyaka n'imyaka. Nabwiye ngo ikanani ntago ari mu ijuru, ariko naho wagenewe kuba ni muri destiny yawe. Umaze imyaka, umaze iminsi utari muri destiny yawe. Satani agutwaza igitugu, umeze nk'umuntu uri mu busuhuke, umeze nk'umuntu uri mu bunyage, umeze nk'umuntu utarawagenewe kuba, yaba mu muka yaba mu mubiri waranyazwe. Ariko uyu mu gitondo nagutumwe ngo hari imbaraga zihirika Yeriko, hari imbaraga zitsinda Yeriko ikibagirana, hari imbaraga zikwinjiza muri Kanani, hari ubutware bukwinjiza muri Kanani. Icyo dukundira Imana, icyo dukundira Kristo, urugamba ntabwo ari twe turuyoboye, yaje kurwiyoborera, yaje kuruyobora, afite imbaraga zo kuruyobora, afite ubutware bwo kuruyobora. Gusa we yakubwiye ngo wumvira amahame gutegeka, wumvira icyo akubwira. Tumuhe icyubahiro. Afite imbaraga, afite ubutware. Pfa kuba gusa witwaje inkota, inkota urayifite. Pfa kuba gusa wavuye warambiye mu gutungwa n'amanu, kandi ndambiye gutungwa n'amanu. Pfa kuba gusa ufite gukebwa ko mu mutima. Pfa kuba gusa warariye umwana w'intama, ukamuryana n'imitsima idasembuye, ukamuryana n'imboga zisharira, ukamurya akakuryohera, kuva ngo Yesu araryoshye, ku manywa araryoshye, nijoro araryoshye, mu bushomeri araryoshye, mu rushaka araryoshye, nabuze urubyaro araryoshye, araryoshye wese. Kandi uburyo akuryohera niwe ugiye kuguha imbaraga zo kwinjira muri muho yagennye. Uburyo akuryohera, uburyo aryoshye, uburyo aryoshye. Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Numva nahaswe cyane mu gusenga. Bino bintu biri pratique kurenza uko biri amagambo no kubyumva ngo bikuryohere, ngo bishime mu marangamutima yawe, nuva hano byibagirwe ubisige hera kuri portail. Oya, tugiye gusenga mu buryo budasanzwe.
tumaze imyaka myinshi, sinzi iyo umaze, ariko naganirijwe ngo abantu bamaze iminsi baratsikamye, abantu baranyazwe. Si ukunyaga gusa, abantu baranyagwa, n'imiryango ikanyagwa, itorero rikanyagwa, amatsinda akanyagwa, tukaba turi aho nyine, turi aho ngaho ariko twaranyazwe. Ntabwo twinjira mu masezerano y'abana b'Imana, ntabwo twinjira mu mugabane wacu, ntabwo twinjira aho twagenewe kuba. Turi aho ngaho, turi nyine, ntacyo twishe nta n'icyo dukijije, ntacyo wishe mu muryango nta n'icyo ukijije, ntacyo wishe mu itorero nta n'icyo dukijije. Kuba duterana, Satani ntabimenye ko twateranye. Sinzi babonye akantu kuri Twitter, hari umuntu hano ruguru ngo yari afite gahunda yo kandi abo murenge wacu hano wa Gisozi, mwarakabonye ko bari bafite iteraniro nabo ryabo, ntabwo ari iry'abera, bafite iteraniro ryabo ngo hari imigenzo bari gukora yabo ya gipagani nyine. Mwarabibonye ariko ntabyo mwabonye? Umuhango wo guterekera no kubandwa wari kubera muri kano gace kacu. Ibaza ariko kweri ubu twaba twarigaruriye iyi sozi yose, kweri umuhango ukabamo turimo. Nicyo Imana yabwiraga Yosuwa, kugarurira Imana imijyi. Abantu bagarurira Imana imijyi ikitirirwa Imana. Hari igihe twaba turi muri Kigali, ariko Kigali tubona itera imbere kandi imeze neza n'iki, ariko mu isi y'umwuka Kigali iri mu bundi bubata. Rero abantu bahirika Yeriko ni abantu bagarurira Imana imijyi, bagarurira Imana igihugu, bagarurira Imana akarere. Akarere kakaba karimo icyubahiro cy'Imana, bakinjiza akarere, bakinjiza umuryango, bakinjiza. Mwishimiye kuba muri Kigali itera imbere, ariko iri munsi y'ububata bwa Satani. Ifite iterambere ryose, abantu bameze neza, ariko iri munsi y'ububata bwa Satani. Rero aba bantu bahirika Yeriko ni abo ngabo bagarurira Uwiteka imijyi, bakongera gufata imijyi ku bw'Uwiteka, bakongera guhirika Yeriko zose zikatsikamirwa mu izina. Ariko berahera no ku buzima bwawe. Nawe ubwawe uri munsi y'ububata, nawe ubwawe uratsikamiwe, nawe ubwawe. Tugiye gusenga Imana. Ndumva mpatwa abatambyi baze kwigira hano imbere badufashe, abatambyi bose. Tugiye kuzenguruka iyi Yeriko. Bene data, ntabwo ari ubushake bw'Imana, ariko wowe ujya ubona hari impinduka zigaragara ku buzima bwawe. Umaze imyaka ingahe ukijijwe? Ubona kweri hari evolution, ubona kweri? None se turaterana no ku cyumweru tuze duterane, what's next? Gutya duhore muri ibi koko? Itoro ry'Imana ritagira impact duhore muri ibi, wa mugane w'abandi? Duhore turi abanyantege nke gusa? Tugomba guhirika Yeriko iri imbere yacu mu izina rya Yesu. Ndaza gusaba abatambyi bose mu cyubahiro mbagomba, nararezwe ntabwo nubahuka, mu cyubahiro mbagomba batambukana imbere. Tugiye guhirika Yeriko. Ubuzima turaburambiwe, iri torero rimeze gutya turarirambiwe, ngenda rirambiwe. Iri torero ritagira imbaraga, ubu Kristo butagira imbaraga, ubu Kristo butazana impinduka, ubu Kristo butagira icyo bukora, ubu Kristo butagira icyo bwica, butagira n'icyo bukijije. Ndaburambiwe ngewe. Nawe uraburambiwe? Muhaguruke nawe. Ubu Kristo butagira icyo buhindura, butagira icyo. Aba bantu bitirwa izina ry'Imana, Bibiliya yatubwiye ngo nibicisha bugufi bagasenga bakareka ingeso zabo mbi, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Ngo ninteza imvura nkakinga ikirere, imvura ntigwe, mu gihe igatera, ibintu byose hakaba imidugararo. Ngo ariko abantu bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Ubu mubona turi munsi y'ububata, dukwiye kwiyambura mu izina rya Yesu. Dukwiye no gusenga igihugu cyacu, Imana ikaduha kwihaza mu biribwa no umutekano wo mu nda. Wenda mwese muri bakuru murabibona, dufite crise alimentaire. Murabibona cyangwa ntabyo mubona? Ku isoko ibintu byarahenze n'iki, ariko ibintu byose bihera mu isi y'umwuka. Bihera mu isi y'umwuka. Na bya birayi byavaga mu Ruhengeri ngo ntabwo bikibaho, ngo ibirayi bisigaye biva muri Tanzania za Malawi na he. Kweri ukibaza mu isi y'umwuka murumva ibirayi byavaga mu Ruhengeri na he ngo ntibakibihinga ngo bihingira ibireti.
mwasomye amakuru mwumva radiyo cyangwa nta banza ndi kuvuga ibintu mutazi. Dukwiriye gusenga tukava munsi y'ububata bw'umwanzi tukinjira muri Yeriko tukahirika tukinjira mu mugambi w'Imana. Revera araza kutuyobora ariko ndaza gusaba n'abashumba babo bafate mikoro nabo tugiye kuzenguruka Yeriko. Sinzi Yeriko yariyo tugiye kugira, wowe urayizi, y'igihugu, y'itorero, y'umuryango. Tuse nk'abazenguruka ziriya nshuro bazengurutse bucece tubitekerezaho. Hanyuma ku nshuro ya 7 tuze kuzenguruka tuvuza induru dusenga tuyobowe na Revera asenga Imana, ariko twese tugiye kubanza tuzenguruke bucece. Iyo niyo strategy bakoresheje. Haleluya, haleluya. Ibintu biri spiritual cyane, nutaba mu mwuka uratakara. Buri wese agiye kubanza yikonsantere ku giti cye, abwira Imana ngo Mana ndi turazenguruka 6 bucece, urazengurukira aho uri uko umwuka kuyobora. Buri wese azengurukire aho ari abwira Imana ngo Mana ndarambiwe ubu buzima, ariko nanone ngongera nkuremo akazi Imana. Mu mwuka suko nahoze, mu mwuka suko nakwiye kumera, ariko no mu buzima busanzwe suko nakwiriye kumera. Itorero ryawe suko ryakwiriye kumera, igihugu, umuryango, uyu mujyi suko wakwiriye kumera. Ariko Mana nje hano nk'umuntu wifuza kuba muri rugamba ruhirika Yeriko iri imbere yanjye, iri imbere y'iri torero, iri imbere y'iki gihugu. Duse nk'ababizenguruka 6, ndajya mvuga rimwe bari inshuro ya mbere, 2, 3, 4, 5. Hanyuma ku nshuro ya 7 turazenguruka tuvuga, ariko nitubanza turaba tuvuga bucece, turaba turi ni muri bucece. Bigukundiye wa mugani wajya umuvinga nka metero 2 cyangwa 3, tibiteza akavuyo ariko nka metero 2 cyangwa 3, ariko bucece. Hanyuma Revera ku nshuro ya 7 tuzengurutse 7 turaza gusenga nawe usenge, ariko muri bwo bucece urabukurura ubwiza bw'Imana, urabukura ngo Yeriko iri imbere. Yeriko ibintu bituma ntagera mu mugabane wanjye nk'umwana w'Imana, ntabwo ariho naremewe, ntabwo ari bwo buzima bwanjye, ubisenye mu izina rya Yesu. Reka dutangire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugeze ku nshuro ya nyuma bazengurutse 7. Ubikore utekereza, ube mu mwuka. Hari ibintu bigiye kurituka mu izina rya Yesu. Hari imitwaro igiye kuva ku buzima bwawe, hari imigambi y'umwanzi yari gutsikamiye igiye kuva ku muryango wawe, igiye kuva ku rugo rwawe, igiye kuva ku bana bawe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buri wese nasenge, Revera natuyoboye n'abashumba basenga. Wakoze Mana tugwashye. Hola, potito sa. Hola, Shima tuguhaye Tondo. Tuzamuye izina ryawe, tuzamuye gukomera kwawe. Turagushimiye uyu mwuka w'ubushomeri, turagushimiye uyu mwuka w'ubugumba. Haleluya, turagushimiye kuri Imana, turagushimiye uyu mwuka wa divorce, turagushimiye Mwami, turagushimiye uyu mwuka wa separation, pesitarian, turagushimiye Nunca we was
useye hasi umwuka wishyuza tuyamanuka kwihebura shaya izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti gushimiye Bwana wase byose Mwuka w'ibiyayuruka turagushimiye musenye izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rekura abana b'Imana bashike mu isezerano ryawe izina rya Yesu hari imirimo ikomeye yahuje icyubahiro genda mwuka wera cagagura iminyoro yose ya Satani cagagura imbaraga z'abadayimoni cagagura imyuka mibi kubita hasi izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe buranezerwa abantu habwa icyubahiro mu isi habwa icyubahiro mu isi habwa icyubahiro mu gihugu cyacu habwa icyubahiro mu bayobozi habwa icyubahiro mu Yes. Hallelujah, hallelujah. amen Mwami icyubahiro, hallelujah. Yes, injira muri gakondo yawe. Yari kwiri imbere yawe, nihirike mu izina rya Yesu Kristo. Sibwo buzima Imana yakugeneye. Ntabwo aribwo buzima Imana yakugeneye. Hari ahandi. Fata ikiganza mugenzi wawe, fata umwe gusa. Fata ikiganza mugenzi wawe, use nk'umuteresha intambwe, ariko turatera intambwe. Bibiliya tubwiye ngo binjiriye aho umuntu yarageze hose. Yereka imaze guhirikwa, buri wese yinjiriye aho yarageze. Ujye kwinjiza mugenzi wawe aho ageze. Maleno topesula ngelemo. Sangile patrongelemo. Sitoti kelemo. Ujye kwinjiza mugenzi wawe. Biratubwira ngo buri wese yinjiriye aho ageze. Aho buri wese yarageze, inkike zimaze guhirikwa, inkike zimaze kwitura hasi. Buri wese kandi bahinjiye bavuza akaruru, bahinjiye bavuza ishako n'imbyino, bahinjiye bafite ibyishimo. Makile sule limaninge trospa. Turi gutangariza iminsi, turi gutangariza ibihe, turi gutangariza Satani n'abadayimoni bari barafashe iri torero, bari barafashe iki gihugu, bari barafashe umuryango wawe, bari barafashe ubuzima bwawe, bari barafashe abana bawe. Ngo uyu munsi inkike zose turinjira mu mugambi w'Imana. Makile leo sula rangi salengo trosa palengilimo. Uratera intambwe ari kuvuza akaruru, wishima, ubwira Imana ngo ndagushimiye ko ninjiye mu mugambi wawe, ko ninjiye wangeneye kuba, ko ninjiye mu mugabane wawe, ko ninjiye mu cy'Imana yamvuzeho. Igihe cy'uburetwa bwa Satani n'abadayimoni kirarangiye. Igihe cyo gutwaza igitugu kirarangiye. Igihe makolela manitrosa mapiletrosa mangilet akaruru kuma Satani ukozwe n'isoni itorobete sida. Tugiye mu mugabane wawe, tugiye Imana yatugene, twinjiye mu masezerano y'abana b'Imana. Kosile limo. Ugifashe uwo muntu hari umwuka udindiza abantu, umwuka wa delay, umwuka udindiza abantu, umwuka wa munaniza. Ugiye kumwatura umwuka wa acceleration wo kwinjira. Imana isimbuze delay acceleration. Murumva ibyo bintu? Umwuka wo kudindira usimbuzwe n'umwuka wo kwihuta, wo kwakserera umugambi w'Imana. Imyaka wari waradindiye itsindwe, imyaka Satani yakudindije, imyaka mwumve kano ka. Hari igihe utagera muri Kanani ugahora uzunguruka kubera iki? Hari umwuka wa munaniza, hari umwuka wo kudindira uri ku muryango, uri ku gihugu, uri ku itorero. Ugajya duhora mu bintu bimwe, mbese tuva kuri esikariye ya mbere tugaruka ku ya gatatu, ku ya mbere, ya gatatu ya mbere. Ntabwo tujye twavansa ngo tugere ku ya kane, tugere ku ya gatanu, tugere mu yandi mabanga, tugere mu bundi bwiza. Ariko uwo muntu ufashe ugiye kumwinjiza, ugiye guca umwuka wa delay, umwuka wa munaniza, umwinjiza mu mwuka wa kwakserera, wo kwinjira mu mugambi w'Imana. Ibyamudindije imyaka yose, uyu munsi
ibyo bihome byamudindije, ibyo bihome byamufashe bitsindwe musengere w'umuntu, musengere w'umuntu. Totela mongo sala ngile la matope tosu kekona ngile imbaraga zadindije abagabo niditsindwe mu izina rya Yesu. Imbaraga zadindije abadamu, imbaraga zadindije urubyiruko, imbaraga zadindije imiryango, imbaraga zadindije igihugu, imbaraga zadindije itorero, imbaraga zadindije abadiyakoni, imbaraga zadindije abanyamasengesho, imbaraga zadindije abavugabutumwa. Uyu munsi Yeriko urahiritswe, Yeriko urahiritswe mu izina rya Yesu. Urahiritswe. Abana b'Imana binjiye mu mugabane wabo, abana b'Imana binjiye mu mugabane wabo, abana b'Imana binjiye mu mugabane wabo. Icyo Imana yatuvuzeho kigomba gusohora. Kanani yacu tuyinjiyemo, Kanani yacu tuyinjiyemo, Kanani yacu. Matosala, Mangote, Ma Petros, Mangotres, Mankolela, Manosola. Sola kasuli lingotra. Kankole trosuto bala. Urakoze Mwami kumwuka wa munaniza usimbuwe n'umwuka wo kwihuta. Barihuse. Byari by'abadindije imyaka n'imyaka bikuweho binjiye mu mugabane w'abana b'Imana. Urakoze. Aya makina yo gushimira menshi. Sola la tre cole amato. Dusoza reka dutere haleluya 7 turaza kuzoborwamo n'abo bashumba. Imana ishimwe ni 7 bose buri wese agiye kutuyobora. Dutere haleluya 7 zinjira muri uwo mugabane nka declaration dukoze mu isi y'umwuka tuvuga ngo twinjiye mu mugabane wacu. Umwuka watudindiza gukuweho, umwuka watunaniza gukuweho. Abashtambyi bagiye kutujya imbere baterizo haleluya uvuga ngo Imana ishimwe natwe twikiriza ngo bibe bityo mu izina rya Yesu. Reka batuyobore abashumba mu izina rya Yesu. Haleluya! Amen. Malekoto pale maningo sula. Haleluya! Makonele krosula. Hale kosula nangele mo. Oh, haleluya! Haleluya! Nakora matraso. Pekole maningo sula. Mwumva ukuntu tugiye kubigenza. Hagarara ahantu waheze hahandi waheze. Nidutera haleluya. Bibiliya iravuga ngo kwizera kurarema. Aho utera intambwe uhita wumva ko hageze. Haleluya! Makulini mo kosula. Haleluya! Mango tipe sola. Kela ningo. Reka mbasabe iya nyuma turayitera duse n'abahaguruka hasi. Ujye uti ndahagurutse ndagiye. 1 2 3 Haleluya! Amen. Bene data hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora muri ritore kandi turabyakiriye. Yeriko yari imbere irahiritswe mu izina rya Yesu. Twinjiye mu mugabane w'abana b'Imana. Imana tuyikomera amashyi menshi cyane. Amen. Hanyuma